Ngiye kubasomera igice cya kabiri cy'igitabo Ikiguzi cy'imbabazi. Ubushize twari twabasomeye igice cya mbere cy'iki gitabo, ni inkuru y'urukundo ivuga ku kiguzi cy'imbabazi, ivuga kuri Murongirambabazi. Ubu rero ngiye kubasomera igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Nibutse ko ari igitabo kigizwe n'ibice 12 nk'uko mubibonamo hano, 12. Tuzakomeza rero kugenda dusoma buri gice, buri munsi tuzajya dusoma buri gice kugeza igihe tuzakirangiriza, hanyuma mukamenya koko ikiguzi cy'imbabazi ni iki. Ese inkuru y'umurongi na Mbabazi n'abandi bavugwa muri iyi nkuru yagenze gute? Duherukana rero twibaza ibibazo bitandukanye, aho twibazaga tuti ese inzozi uyu mwana w'umukobwa witwa Umurongi yari afite yaje kuzikabya? Ese amashuri yarabashije kuyarangiza? Umuryango we yaje kuwuha ibyishimo nk'uko atasibaga kubivuga? Twagusabaga gukurikira igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Reka dufatanye rero turebere hamwe igice cya kabiri cy'iyi nkuru yitwa Ikiguzi cy'imbabazi. Ubwo Umurongi yari ageze mu mwaka wa nyuma yitegura gukora ikizamini gisoza amasomo y'ubuganga, nibwo muri icyo gihugu yigagamo hateye intambara ituma amasomo asubikwa. Abanyeshuri ntibakomeza kwiga. Muri icyo gihe umutekano wagerwaga ku mashyi muri uwo mujyi bigiragamo, ku buryo wasangaga abarwanyi, inyeshyamba ndetse n'ingabo z'igihugu baza gufata inkumi n'abasore bakabajyana ku rugamba. Icyizere cyo kubaho ndetse n'indoto za benshi zongeye kuyoyoka, harimo n'iz'uyu mwana w'umukobwa Umurongi. Kurangiza amasomo ye byabaye nk'inyandiko zanditswe ku musenyi. Yongeye kubona ikirere cy'ejo hazaza gitwikiriwe n'urwijiji rwuzuye umwijima. Ntiyari agifite amahitamo yo kubaho uko ashaka no gukora ibyo ashaka. Kuri we n'abandi nka we byose byari byarangiye. Amizero yo kubaho igihe gito yari asigaye yagerwaga kuri abiri gusa. Icya mbere kwari ukwinjira mu gisirikare cyangwa agahitamo kuba umugore w'abasirikare. Ibi byombi byari bikomeye, ariko nanone nta yandi mahitamo yari agifite. Ubugizi bwa nabi bwari bwose. Ntibyari kumworohera kubona aho aca ngo asubire mu gihugu nyina n'abavandimwe bari barimo. Yabuze ayacira n'ayamira. Uyu mwana w'umukobwa yarwanye n'umutima aho yari ari mu buhungiro, kuko muri icyo gihe ntibyasabaga gutekereza kabiri cyangwa kugisha inama uwo ari we wese. Muri abo yagombaga kugisha inama hari harimo na nyina, yafataga nk'umuntu umwe rukumbi w'ingenzi mu buzima bwe. Itumanaho ryari ryarakuweho, ariko aho yari ari ntibyari byoroshye no kubona telefone ngendanwa ngo byibura amubwire icyemezo kimwe muri ibyo. Niko gufunga amaso y'umutima yemera kwinjira mu gisirikare ngo byibura acungure ubuzima bwe. Yibwiraga ko nageramo byibura azabona agahenge k'iminsi mike. Yatekerezaga ko kuba yarize iby'ubuganga bizamufasha kutaba mubi imbere ku rugamba. Koko agezeyo byaramuhiriye, bahita bamushyira mu itsinda ryo kuvura no kwita ku bandi basirikare bakomerekeye ku rugamba. Umwana w'umukobwa yakoze akazi ke kose yitanga ndetse anagakunze, kuko nta yandi mahitamo yari afite. Ubwo yari ari muri ako kazi yahaboneye byinshi byatumye yongera gututumbata ubwenge. Byamwibukije ubugome bw'indengakamere yabonye akiri muto. Yewe niko kwibuka inzira y'amahwa n'intambara yaciyemo akiri muto. Niko guterura arayamena ati
koko uwarose nabi burinda bucya. Yongeye kwambaza Imana ya se na sekuru agira ati kubera iki Mana, iki gikombe wongeye kwemera ko kinyweraho? Ntiyari yorohewe kuko kuri iyi nshuro nibwo yabonye byinshi atari yarigeze atekereza mu buzima bwe. Yabonye aho abantu bica abandi. Yabonye aho ababyeyi bica abana kandi nabo barabyaye. Yabonye aho abana batozwa kwica ababyeyi babo udasize n'abana bangana nabo, bababwira ko nibatabikora nabo baricwa. Yabonye yabonye byinshi. Yabonye byinshi bimutera kuzinuka umuntu. Muri ako kazi kose yaje gusabwa kujya kuvura umuyobozi mukuru wari wakomerekeye ku rugamba, ndetse bamusaba kumwitaho by'umwihariko kuko yari afite amabanga akomeye ndetse ari muri bamwe bari bayoboye urugamba. Umurungi yakomeje gukora uko ashoboye amwitaho, akamuvura, akamutekera, akamugaburira ndetse akaba ari nawe umugezaho amakuru yose y'urugamba, akanajyana amabwiriza yabaga yahawe nawe akayashyikiriza abari ku rugamba. Uyu mwana w'umukobwa igihe yamaranye n'uyu muyobozi byarangiye ahise amugira byose: umuganga, umufasha mu bya gisirikari ndetse no mu by'ishimishamubiri. Ibyo byose byamubayeho imburagihe kandi byongeye kongera intimba y'umwana w'umukobwa utari warasibye kubona akatabonwa na buri wese. Mu by'ukuri uru ntirwari urukundo ahubwo bwari uburetwa. Gusa yatangiye gutoneshwa no kwizezwa ko azaba inkundwakazi y'uwo muyobozi ubwo urugamba ruzaba barutsinze. Nyamara byari ibya za nzozi z'umunyamuruho zitajya zisohozwa. Uwo muyobozi yari yaramuhishe ibanga rikomeye ko yasize ajishe igisabo aho atatera ibuye. Uyu mukuru w'ingabo yari afite undi mugore yari yarasize ashatse ajya kujya ku rugamba, ariko asiga batarabyarana umwana ndetse bataranasezerana mu mategeko no mu rusengero. Ariko ibyo byari ibanga rikomeye ryari ryarahishwe umurungi. Iteka aho yari ari agatima ntikasibaga gutekereza kuri uwo mwari, nawe wahoraga atekereza ku mugabo we wari uri ku itabaro. Ariko ibyo byose uyu muyobozi ntiyigeze abihingukiriza umurungi n'umunsi n'umwe. Nuko uko igihe cyashiraga niko urugamba rwageraga ku iherezo, abantu batangira gusubira mu buzima busanzwe. Umurungi nawe asaba gusubika imirimo y'urugamba akajya gusubukura amasomo yari asigaje ngo arangize, ariko ajyana umwenda w'urukundo yari amaze gukunda uwo muyobozi we. Ndetse bari baragiranye amasezerano menshi y'uko ibintu nibisubira mu buryo bazakomeza gukundana ndetse bakazabana. Umurungi yajyanye iryo sezerano ndetse akomeza gusurana n'iyo nshuti ye, cyane ko bari babitse amabanga menshi atagira ingano ku mitima yabo bombi. Yakomeje kwiga ndetse ajya kwimenyereza umwuga w'ubuforomokazi ku bitaro bikuru byari muri uwo mujyi, ariko ari nako acishamo akajya gusura umukunzi we aho we yari yarasigaye ku rugamba, bakishima bakirukana urukumbuzi rwabaga rubamazemo iminsi rwarabatanyije. Ntibyatinze umurungi asama inda. Akibikoza umukunzi we nawe ati humura rwose, ndaje dutegure ubukwe mu minsi mikeya, nta kibazo wowe uri umugore wanjye. Nuko umurungi niko kwishima atuma kuri nyina na nyirasenge ko ashaka kuzaza kubereka umukwe. Ubwo amezi niko arimo kwicuma n'inda nayo irimo irakura n'ingoga. Umunsi umwe umurungi avuye gukora ikizamini cya nyuma gisoza amashuri, nibwo yakubitanye n'inkuru y'incamugongo imubwira ko uwari umukunzi we yasohoye ubutumire, ibyo bita invitation, bwo gusezerana, ariko abantu bose batunguwe no kuba amazina y'umukobwa uyiriho ataraye, ahubwo hariho andi mazina y'undi mukobwa utari uwo muri uwo mujyi babagamo. Akimara kumva iyo nkuru yahise yikubita hasi
ata ubwenge. Abari aho bose bagira ubwoba cyane kuko yari akuriwe, niko kwihutira kumujyana kwa muganga. Bakimugezayo bababwira ibyamubayeho, niko kumwitaho bamukorera ibishoboka byose. Yaje kugarura ubwenge nyuma y'ibyumweru 2 byose, nabwo akanguka ahamagara umukunzi we mu mazina agira ati: "Niko Sugi, kubera iki wankorera ibi? Kubera iki njyewe?" Oya rwose ntibishoboka. Nyamara yakangutse ubukwe bwa Sugira na wa mushuti we wa mbere bwarabaye kera. Abaganga bashinzwe iby'ihungabana bakomeje kumwitaho no kumuhumuriza kugira ngo ashobore kwiyakira, kuko ntiyabashaga kwiyumvisha ukuntu umuntu yakunze akamwitaho iyo ku rugamba yamugambanira bigeze aho. Yakomezaga gusubiramo ya magambo agira ati: "Niko Sugi, kubera iki? Kubera iki wankorera ibi? Kubera iki njyewe? Kubera iki?" Oya ntibishoboka. Muri abo baganga bari bashinzwe kumwitaho harimo umwana w'umuhungu ukiri mutoya, ariko ufite umutima wa kimuntu. Yakoraga akazi ke k'ubuganga n'ubujyanama mu bahungabanye, ariko akarenzaho kugira umutima wa kimuntu. Yitwaga Mbabazi. Mbabazi yari yarumvishe amateka yose y'Umurungi, maze aterwa intimba n'agahinda amateka y'uyu mwana w'umukobwa witeguraga kwakira umwana we w'imfura wahoranaga amarira ashoka ku matama. Uyu musore yahoraga yibaza ko umubabaro Umurungi ahorana nta kabuza uzagira ingaruka mbi ku mwana yari atwite. Niko kubabazwa n'ibyo maze agirira imbabazi abo bombi. Yirengagiza inshingano zikomeye yari afite zo kwita ku barwayi bose kimwe, maze by'umwihariko agirira imbabazi Umurungi n'umwana yari atwite. Atangira kubitaho no kubereka ko nubwo hari abantu bahemuka abandi bagahemukirwa, ariko amwereka ko hari n'abandi bagira neza n'abagirirwa neza. Uyu mwana w'umusore byamusabye imbaraga nyinshi kugira ngo ahindure intekerezo z'uyu mwari wari wikoreye ibikomere byinshi mu mutima. Nibyo koko yari afite isura mbi ku bantu, ariko by'umwihariko yagera ku basore n'abagabo bwo akumva iseseme. Ariko by'umwihariko yibwiraga ko bose ari babi. Yari yaremeye ndetse yarabonye neza ko umuntu ari mubi kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Yumvaga ab'isi bose nta mwiza ubaho, nta n'uzongera kubaho. Yibazaga umwana atwite niba azaza adafite ubugome nk'ubwa se wamuhemukiye akamugambanira, akamuvutsa uburenganzira bwo kwambika ikamba nyina yari yarahaye iryo sezerano kuva mu bwana bwe. Nyamara uwo muhemu ntiyigeze anagirira ko uyu mwari yari amaze igihe gito agejeje iyo nkuru nziza kuri nyina na nyirasenge. Sugira yari yaramuhemukiye, yari yaramuzinuye icyitwa umugabo wese. Nawe ari wowe nawe ari wowe niko wari kubitwara. Mbega ibibazo byari byuzuye umutima w'uyu mwana w'umukobwa. Ntibyari byoroshye kuzongera kwizera umuntu ukundi. Nta mugayo. Yari yongeye gukomereka mu nkovu yigeze gukomerekamo. Tukiri aha wakwibaza uti: ese ari wowe kwiyakira byakoroha? Ese byagushobokera kubabarira umuntu waguhemukiye bingana gutya? Ese uyu mwana wakwemera kumubyara? Ese yajya ahora kwibutsa se w'umuhemu ukabyakira gute? Ese hagize undi muntu w'igitsina gabo uza kukwereka urukundo n'imbabazi wabyitwaramo gute?
kurikira igice cya gatatu cy'iyi nkuru, ikiguzi cy'imbabazi, uraza kumenya byinshi utari uzi. Ndabakunda cyane.